Uyu mugabo yavuye mu mubabaro ukomeye ubwo mama we atabashaga kubyara, mukeba we amuseka amubwira amagambo atari meza, muri uwo mubabaro rero havamo umwana wabaye umugabo, aba umucamanza, aba umuyobozi wa mbere wabayeho wayoboye Isiraheli. Ikindi kintu gikomeye, niwe mugabo wimitse abami ba mbere babayeho bo muri Isiraheli, kandi igikomeye muri ibyo niwe waje kwimika umwami waje gukomokwaho ubwami butazashira buzahoraho iteka ryose. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro mukomeje gukunda muri benshi, aho tuvuga ku banyabigwi, abantu bagiye bakora ibintu bikomeye babikoreshejwe n'Imana, ndetse no muri iki gihe cyacu ibyo bakoze bikaba bikidutangaza. Turakomeje rero, twagiye no ku munyabigwi wa munani, ntimucikwe, nge tugiye kubana ko mumaze kubimenyera, ndi Wisdom. Nuko rero Samweli aba umuyobozi ndetse n'umucamanza wa mbere wabayeho muri Isiraheli. Nuko Imana ibana nawe, ntiyakwemera ko hari ijambo rye rigwa hasi. Abisiraheli bose baramwemera kandi baramwubaha. Amaze rero kugera mu zabukuru, Abisiraheli baramusanga baramubwira ati, mu by'ukuri watubereye umuyobozi, utubera n'umucamanza mwiza, ariko abahungu bawe ntago bakora nk'uko wowe ukora. Rero ku bw'izo mpamvu, niyo mpamvu tugusaba ngo natwe utwimikire umwami, tube nk'ayandi mahanga, tugire umwami atuyobore. Ibyo rero Samweli kubyumva biramubabaza, abibwira Imana. Imana iramubwira ati, rero ntubabare, abo bantu si wowe banze, ahubwo ni njye banze. Ati, kandi ikindi, kuva igihe nabakuriye muri Egiputa ntibanyubashye, ntibagendeye mu nzira zanjye, ahubwo biyimikiye izindi mana, bakorera izindi mana z'ayandi mahanga, kandi ari ibintu nari narababujije. Ariko niba ari byo bashaka, ubimikira umwami nk'uko bagusabye, kandi ubabwire n'ibibi umwami azabakorera. Nuko rero Samweli abibwira Abisiraheli, ariko kuko bari bamaramarije gushaka umwami, ntibanakumva ibyo bibi umwami azabakorera, uburyo azabakoresha iby'uburetwa, abahungu bakabatwara bakamubera abakozi. Ibyo byose ntibyagira icyo bibabwira, ahubwo barakomeza kumusaba umwami. Nawe arababwira ati, ntacyo nzabibakorera. Nuko rero hariho umuryango umwe wo mu Babenyamini, harimo umugabo witwaga Kishi, yari afite umuhungu witwa Samweli, yari umusore mwiza cyane. Rero aza kubura indogobe ziwe, ngo abure indogobe, yohereza umuhungu we n'umugaragu we ngo bajye kuzishaka. Nuko rero Sawuli arabyuka muri icyo gitondo, bajya gushaka izo ndogobe za se, ariko barazibura. Babonye bazibuze rero, Sawuli abwira uwo mugaragu ati, reka dusubire mu rugo, ari indogobe turazibuze, rero data ataza guhagarika umutima ku bwacu n'indogobe zitabonetse. Nuko rero mu gihe bari barimo bitegura kuba basubirayo ngo basubire mu rugo, uwo mugaragu aramubwira ati, ariko rero muri uyu mudugudu turimo harimo umukozi w'Imana, kandi arubahwa, kandi ibyo avuze biraba, ajya amenya n'ibihishwe. Nuko rero Sawuli aramubwira ati, se ubu turagenda ntacyo dufite cyo kumutura? Aramubwira ati, turaza kubibona, turabifite ibyo kumutura. Bajya kureba uwo muntu w'Imana. Nuko rero muri Isiraheli icyo gihe uwo muntu w'Imana bamwitaga bamenya, uwo twe twita muri iki gihe umuhanuzi. Nuko rero baragenda bitwaje amaturo, kandi ubwo muri iryo joro Sawuli yajyaga kureba bamenya,
yari ryo joro Imana yari yagendereyemo Samweli, iramubwira ati ejo nk'iki gihe hari umugabo uzaza aho uri wo mu Benyamini, uzamwimikisha amavuta abe umwami w'ubu bwoko. Niwe uzabakiza, niwe uzakiza Abisiraheli Abafilisitiya. Nuko rero Sawuli aza guhura na Samweli ubwo bajyaga kumureba. Nuko rero bahuye na Samweli, Samweli abwira Sawuli ati ntugume guhagarika umutima w'indogobe kuko zamaze kuboneka, ahubwo wowe unkurikire, ndaza kukumenyesha icyo Imana igushakaho. Nuko rero aramubwira ati kandi ikindi rwose ntuhagarike rwose umutima, kandi rwose umenye neza ko iby'igikundiro byose byo muri iki gihugu ari ibyawe n'umuryango wawe. Rero ngo Sawuli abyumve, aramubwira ati rega, ushobora kuba wanyibeshyeho, ngewe uko ndeba uku ndi umugabo wo mu Babenyamini, ni njye muntu ufite inzu ibiri inyuma y'izindi nzu z'Ababenyamini. None ibyo umbwira ngo iby'igikundiro n'ibyanjye by'iki gihugu, waba bitewe n'iki ko ngewe ndi Umubenyamini uri inyuma y'abandi Babenyamini? Nuko rero Samweli arambwira ati wowe nkurikira tugende. Uwo munsi rero Samweli asangira na Sawuli, bukeye bazindutse cyane amubwira rero icyo Imana yamutumyeho, arangije rero amusukaho amavuta aragenda. Nuko rero igihe kimwe Nahashi Umwamori ashaka kugirana amasezerano n'Abiyabeshi, ariko Abiyabeshi baramubwira bati urumva ashaka kugirana amasezerano nabo. Abo b'Iyabeshi baramubwira ati twemerere rero dukorane amasezerano nawe. Aramubwira ati ariko rero mbere yuko musaba ko tugirana amasezerano, nanjye hari icyo ndi kubasaba. Ndabasaba ko muzemera nkabanoboramo amaso mwese, narangiza nkabona gukorana iryo isezerano ushaka ko dukorana, isezerano ry'amahoro tukabona kurikorana. Noneho rero Abiyabeshi baramubwira ati noneho natwe turagusaba uduhe iminsi 7 dutange intabaza mu bihugu hose, none tutabona umuntu waza kudutabara tuzakwemerera utunoboremo amaso. Nuko Nahashi ibyo arabyemera. Nuko rero Abiyabeshi bohereza amatangazo muri ibyo bihugu byabo. Rero ngo inkuru igere kwa Sawuli i Gibeya. Sawuli ubwo yari amaze kuhagera, nawe asanga abantu bacuze umuborogo, ababaza ati se habaye iki, byagenze bite? Batekereza inkuru z'uburyo ki Abiyabeshi bagiye kumvikana na Nahashi Umwamori, kandi uko kumvikana yababwiye ko kugira ngo bumvikane ari uko yabanza kubanoboramo amaso. Sawuli rero umwuka w'Imana umuzaho, yuzura imbaraga, afata inka 2 arazitemagura, azohereza mu Bisiraheli hose, azoherezanya n'ubutumwa aravuga ngo utazemera gutabarana na Sawuli inka ze niko zizagenzwa. Nuko rero umwuka wera aza ku Bisiraheli bose, bahagurukira rimwe bajya gutera. Nuko rero bahita bohereza ubutumwa mbere, bugenda bugera ku Bayabeshi, babohereza ubutumwa bw'uko bazatabarwa, baranezerwa nabo. Rero ngo bamare kumenya ko bazatabarwa, bakomeza ya masezerano bari bagiranye n'Abamori, nabo babohereza ubutumwa barababwira ati rwose twabonye nta muntu uhari wo kuba yadutabara, ejo rwose tuzaza mudukorere icyo mushaka. Ubwo ntekereza ko iyo nkuru imaze kugera ku Bamori baranezerewe, kuba baravuze ati nta n'impamvu yo kwitegura urugamba, barizana ubwabo tubakorera ibyo bashaka. Mbese nta mwanya babonye wo kwitegura urugamba, ahubwo buri ibyo bagombaga gukoresha banoboramo amaso, ntekereza ko ari byo bateguye. Nuko rero
ngo Sawuli rero atera Abamori, atera yagabanyijemo ingabo yari afite imitwe itatu, aragenda arabatsinda, arabarimbura, arimbura Abamori bose. Nuko rero Abisirayeli baranezerwa, barangije babwira Samweli bati rwose ugomba kutwimikira Sawuli. Ati harya ninde waravuze ko Sawuli ari we uzatuyobora? Ati rwose niwe ugomba kutuyobora. Nuko rero bajya i Gilugali, Samweli aba ariho yimikira Sawuli imbere y'Uwiteka, aba yimitse umwami wa mbere wabayeho wa Isiraheli. Ni ukuri uyu mugabo Imana yamukoresheje ibikomeye. Muribuka aho twatangiriye uburyo yabanye n'Imana, ari umwana muto Imana ikamuvugisha. Ni ukuri uyu mugabo yabaye imbere y'Imana. Noneho umva ikintu cyankozeho cyane kuri uyu mugabo Samweli, ngo yabayeho ngo yirundumurira mu buhanuzi, ngo abantu bose bamenye ko yarundumukiye muri ubwo buhanuzi. Noneho ngo igikomeye muri ibyo, ngo Uwiteka Imana ikomeye ngo ntiyakwemera ko hari ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Iyo Samweli yavugaga ngo uyu munsi Imana yavuze ko ibana namwe, yabanaga namwe. Yavuze ko imvura igwa, yaragwaga. Rero hano nkaba navuga nti ikintu numvamo nk'icyifuzo nasengera nawe ngusengera, ni ukuri Imana yo mu ijuru iduhe kugira ngo ijambo ryayo rigwire muri twe, ibane natwe, ntiyemere ko hari ijambo ryacu rigwa hasi. Niba uyu munsi ubwiye umuntu ati urakira, akire koko. Niba tuvuze ubutumwa kugira ngo abantu bakire agakiza, bakakire kuko ijambo ry'Imana rigwiriye muri twe, tutakivuga ku bwacu, ahubwo tuvuga ku bwa Kristo, kugira ngo Kristo agaragarire muri twe. Uyu Samweli atubere icyitegererezo n'urugero rwiza rw'umugabo wakuriye imbere y'Imana. Kandi muribuka ko mama we yamuzanye ari umwana mutoya, nyuma yo kugira imyaka 2 acutse, nyina yahise amuzana mu rusengero akurira imbere y'Imana. N'ababyeyi tugire ishyaka ryo kurerera abana imbere y'Imana, kuko abana ni imyambi y'Imana, nibo Imana ikoresha bijyanye n'igihe kigezweho. Burya umwana ntuzavuge ngo wapfuye kubyara umwana araje gutyo. Umwana wese uje aza kubw'umugambi w'Imana, kandi kugira ngo akore bitewe n'igihe turimo. Nuko rero ni ukuri duharanire ko abana bacu bakurira imbere y'Imana, bagakora icyo Imana ishaka, ndetse natwe ubwacu dukore icyo Imana ishaka, tugendere imbere y'Imana. Natwe ntizemera ko ijambo ryayo rigwa hasi. Igituma muri iki gihe usigaye ubona abantu bavuga ibintu ukabona ntibinabayeho, abo twita abahanuzi muri iki gihe, nk'uko twabivuze, babonye ko Samweli yari bamenya. Samweli ari umugabo ukomeye, yabaye bamenya, aba umucamanza, aba umuyobozi, mbese ubundi inkingi zikomeye z'isi Samweli niwe wari uzifashe. Ari ubutegetsi yari ufashe, ari ubwami bw'Imana burimo, akabikora neza. Rero mu by'ukuri natwe niba waragiriwe ubuntu, aha hantu nungutsemo akandi kantu, niba waragiriwe ubuntu ukaba uri umuyobozi, ubwo buyobozi wahawe nigize kuba nabivugaho, ngo umugisha wose wahawe ugira icyo ukora mu bwami bw'Imana, ugira umumaro. Niba ari ubwenge wahawe ugira icyo bukora mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo niba uri umuyobozi, ayo ni amahirwe wahawe, uwo ni umwanya Imana yaguhaye kugira ngo naho uhagaragarize icyubahiro cy'Imana. Nuko rero Samweli yimika Sawuli i Gilugali. Sawuli abaye umwami wa mbere wa Isiraheli. Nuko rero Sawuli akomeza kurwanya n'Abafilisitiya. Sawuli ubwo yimye amaze imyaka 30 avutse, ayobora Abisiraheli imyaka 2. Nuko rero igihe kimwe bari butere Abafilisitiya, nuko icyo gihe rero ntibahagurukana na Samweli, kuko intambara zose Sawuli yarwanaga yajyanaga na Samweli. Cyamuteraga gutsinda si imbaraga Sawuli yabaga afite, ahubwo nuko Imana yabaga yabanye nawe, ko Samweli yabaga ahari nk'umwinginzi yinginga. Nuko rero igihe kimwe bari butere Abafilisitiya,
maze rero Sawuli ajyana n'ingabo mbere, babanza kugenda batajyanye na Samweli. Samweli aravuga ati mwe muzantegereze iyo minsi 7 nzaze noneho rero dutambe igitambo tubone kugira gute, tubone gutera. Kuko bajyaga gutera babanzaga gutamba igitambo kugira ngo Imana iheshe umugisha urwo rugamba babashe kurutsinda. Ngo Sawuli rero ategereze Samweli, abona aratinze, iminsi 7 imaze gushira. Kubera kutihanganira gutegereza, arababwira ati mwebwe nimunzanire igitambo hano dutambe, kuko numvise Abafilisitiya bageze hano hafi, noneho rero tujye kubatera tubice. Nuko rero ngo amare gutamba icyo gitambo, Samweli ahagere, ajya kumusanganira. Samweli abaza Sawuli ati ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramubwira ati njye rero nategereje mbona ntuje, kandi numvaga Abafilisitiya bari hano hafi, ndavuga reka dutambe igitambo turebe ko Imana iduhesha umugisha, niturangiza tugende dutsinde abo banzi bacu. Samweli rero aramubwira ati rero ibyo wakoze wakosheje, niyo mpamvu Imana yari buzaguhe kuramba kuri iyo ntebe, ariko iraguciye ku bwami bwawe kuba umwami wa Isiraheli. Kuva ubwo rero Sawuli atangira kujya arwana intambara atari kumwe n'Uwiteka, akajya atsindwa. Rero rimwe urumva Samweli atangira gukomeza kwingingira igihugu cye, ngo twabibonye niwe wa mbere wabayeho wabanje kuyobora, kubera umuyobozi Abisiraheli, aririra Abisiraheli. Rimwe rero ijambo ry'Uwiteka riza kuri Samweli riramubaza riti, bwa mbere yabanje kumubwira ati ariko njyewe nk'Imana nicujije icyatumye nimika uyu mugabo. Ko Sawuli yakomeje kugenda akora amafuti menshi, akaba ari ubwo yicisha Abisiraheli inzara bagiye ku rugamba, mbese kubera hari harimo ibintu byo kwirwanirira nta Mana ibirimo, agakora ibintu bibi bibabaza amaso y'Imana. Bigera ubwo rero Imana ibwira Samweli ati yicujije icyatumye nimika Sawuli ngo abe umwami w'Abisiraheli, umwami w'ubwoko bwanjye. Nuko rero Imana iramubwira ati ariko Samweli uzageza hehe kuririra Sawuli? Aramubwira ati rwose ngiwe Sawuli sinkimubona nk'umwami, kuko namaze kumuca ku bwami bwa Isiraheli, ahubwo noneho ndaza kukwereka icyo uza kunkorera. Reka iyi nkuru se nk'uyisubikira aha, mvugamo nk'inyigisho twakuramo, nuko mu by'ukuri niba urabona Sawuli yagiriwe ubuntu, muribuka ko yari ngo umubenyamini uri hanyuma uciriritse hanyuma y'abandi. Imana ifata wa muntu wo hasi, wari hasi uciriritse, iramuzamura imugira umwami. Ariko kubwo kutamenya kwihangana no gutegereza, bituma yiyambura ikamba Imana yari yaramwambitse. Nuko rero nanjye nkaba navuga nti uko biri kose Imana niba yaravuze ngo izabana nawe, wihangane utegereze. Ubonye ko ngo ikintu cyatumye yamburwa ikamba, ngo ubwo yananiwe kwihangana, ngo gutegereza abona birarambiranye, avuga ati ndumva Abisiraheli bari hano, Abafilisitiya bari hano hafi, kandi Samweli aratinze, reka igitambo nkitambire. Kandi ntibyigize kubaho ko muri Isiraheli igitambo gitambwa n'undi muntu atari umutambyi. Ubwo rero ibyo bimuzanira umuvumo, yamburwa ikamba. Natwe rero tukaba twavuga tuti mu by'ukuri tureke kwirwanirira, tureke Imana iturwanirire, kuko niyo yatangiye umurimo kandi ni nayo izawurangiza. Icyo nahamya cyo kandi nkahamya ntashidikanya, ni uko iyo wizeye Imana n'umutima wawe wose, nubwo urugamba rwakomera rute, ntigikureka, ntigiguhana. Bishobora gukomera bigasharira, ariko ntishobora kwemerera umwanzi ko akora ku bugingo bwawe. Kandi reka murebe n'igihe Abisiraheli bari mu butayu, nubwo byari bikomeye batarakoraga, Mana ntiyigeze ibura, inkweto n'imyenda ntibyabacikiye. Uko rero niko n'Imana ijya idutunga iyo turi mu bihe by'ibibazo n'ibigeragezo. Rero Satani ntagushuke ngo ubwo rero ngo umaze igihe, umyaze imyaka 2 utegereje akazi ukaba utakabona,
ngo boss akaba yaragusabye kuba waryamana nawe kugira ngo aguhe ako kazi, emera ubikore kugira ngo ubone akazi. Oya, uraba ugiye kuba nka Sawuli, ahari aho kwihangana kwawe k'uyu munsi ko muri iki gihe kwari buguheshe kuzagira kampani yawe. Imana ibahe umugisha. Tuzamenye se ko uyu mugabo batubwiye ko niwe mugabo wabayeho wimitse abami ba mbere babayeho ba Isiraheli, ko tubonye Sawuli avuyeho, uwo mwami wavuyemo ubwami buzahoraho iteka ninde, azava he? Ni mu kiganiro kizakurikira.